Murakoze ndabasuhujije mwese abo mu iteraniro mwese turi kumwe ndetse n'abandi bari ku yindi migabane yo ku isi badukurikirana buri munsi ku manywa na nijoro. Hari abantu uyu munsi bari ahantu bari mu ijoro cyangwa se aba n'abandi bari ku manywa. Ndabasuhujije bitewe n'aho muri hose. Imana dukorera, Imana ibampira umugisha aho muri, kuko kenshi muradukurikirana mugakunda ibiganiro byacu. Imana ibampira umugisha. Tumaze gusenga rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, kandi nifuza kenshi ko ijambo ry'Imana uryakiriye aryakire by'ukuri, ribashe kuzana imizi muri we, ribashe kugira icyo rimusigira, ribashe gukora akazi mu buzima bwe, ribashe gutuma yongera ku undi muntu udasanzwe. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko bwanditswe na Luka, igice cya 7 ku murongo wa 11. Haravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo bintu yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Uyu munsi rero tukwijambo rivuga kuzuka. Ibintu byazuka, nawe wazuka. Aho Yesu yageze ibintu biba bizima. Turavuga ku ijambo rivuga kuzuka kw'ibintu cyangwa se kuzuka k'umuntu. Ushobora kugenda mu muhanda ariko utari muzima. Abantu bakureba bakavuga ngo ni muzima, ariko nawe ubwawe ukabuzi yuko utari muzima. Ariko uyu munsi hari ijambo nifuza ko riza kukugirirwaho. Yesu ngo yinjiye mu mudugudu aho abantu bapfushije, ahasanga amarira, ahasanga agahinda, ahasanga intimba, ahasanga akababaro. Ariko ngo yinjireyo, ibyo mvuze byose birashira. Bibiliya tubwiye ngo nuko ngo ageze ku irembo ry'umudugudu, ahura n'ibikoreye ikiriba cy'uwapfuye. Asanga ahura n'abantu bikoreye intumbi. Asanga ahura n'abantu barira. Ahura n'abantu baganya. Ahura n'abantu bikoreye intumbi bagiye gushyingura. Ahura nabo. Twari tuvuze ijambo ry'Imana dusomye riri muri Luka 7:11, aho dusanze ijambo rivuga ngo kuzuka. Ariko navuze ngo birashoboka ko nawe uyu munsi ushobora kuba uri mu nzira ugenda bakureba, ariko nawe uri umupfu. Nari mvuze ngo ushobora kuba uri igitangaza mu bantu, ariko muri wo wakwiherera ugasanga nawe ntabwo uri muzima. Ariko uyu munsi
ijambo nkuzaniye niba byari bikumereye bityo, niba wari ufite ibintu bisa nk'ibyapfuye iwawe, uyu munsi ndifuza ko byazuka. Ndifuza ko nawe wahura na Yesu akakuzura ukaba muzima. Byanze. Haleluya, haleluya. Uyu munsi nagira nkubwire ngo ntiwihebe, haracyari ibyiringiro yuko ibyapfuye nabyo byongera kuba bizima. Ngo Yesu ahura ngo nabikoreye intumbi. Ubwo murumva umuntu guhura nabikoreye intumbi, murumva hari ibyishimo? Nta byishimo biri aho ngaho. Hari umunezero se? Nta munezero uri aho ngaho. Abantu se bari baguwe neza? Nta kugubwa neza kwari kuri aho ngaho, ahubwo bari mu kababaro, bari mu gahinda. Erega nawe ushobora kuba wicaye mu gahinda kamaze imyaka n'imyaka. Ushobora kuba ufite abana bakunaniye ufite agahinda. Ushobora kuba ufite umugabo wakunaniye ako ni agahinda. Ushobora kuba ufite umugore wakunaniye uhora mu nzoga, ni agahinda. Nawe twabyita ko nawe wapfushije. Umuntu yapfuye ahagaze, ariko abanyarwanda babyita. Haleluya. Ushobora gupfusha uhagaze, abana bakakunanira, ntacyo utakoze kugira ngo ukibashye, ariko umwana akakunanira. Uko ni ugupfusha uhagaze. Ushobora kuba waratangiye ibikorwa, business ukayitangira igatumbagira, ariko umwaka uyimaranye, uyu munsi ukaba urimo usubira inyuma. Ko ni ugupfusha utazi aho byapfiriye. Haleluya. Ushobora gupfusha ibintu, ushobora gupfusha ubuzima. Nawe ku giti cyawe ushobora kuba wapfuye uhagaze. Urareba abantu, iyo abantu bakubona babona ureba, ariko mu buzima bwawe nawe urabizi ko wapfuye. Hari igihe mugane n'abantu ukumva umuntu arabwira mugenzi we, kavuga ati ariko sinzi niba ndi muzima, niba ubwenge bwaratakaye, niba byarangendekeye bite, sinzi, ndumva ntameze neza. Kubera iki? Ubuzima bwaramushobeye, ntabwo azi uko byagenze kuko nk'uko abivuga. Hari igihe ugera muri situation ikarenga gutekereza no kureba kwawe n'ukuntu warebaga ibintu. Situation ikakurenga ukabura ukuntu ubyifatamo. Ibyo nabyo ni urupfu mu rundi. Ariko ijambo vuze hano ngo Yesu yinjiye mu irembo, ageze ku irembo ngo ahura n'abikoreye ikiriba kirimo wa mupfu. Arababwira ngo nimushyira hasi icyo kiriba. Bibiliya iravuga ngo nuko agikoraho, arategeka ngo wa muhungu we byuka. Uwari upfuye aba muzima, ngo amusubiza ba nyira, amusubiza umubyeyi we. Gupfa kw'ibintu byawe, gupfa kw'abawe, kandi bitwa ko bariho, baragaragara nk'abariho ariko ntibariho. Wigishije abana biranga, babaye ibirumbo. Nshuti yanjye, nta wundi wagufasha wagutabara, ni Yesu Kristo wenyine niwe wahamagara akagutabara.
agafata ibitekerezo by'uwo mwana, agafata ibitekerezo by'abo bana, agafata ibitekerezo by'umugabo wawe, agafata umutima w'uwo mugore wawe, ukamugabiza abawe. Niba barakunaniye, ushobora gupfukama ukabwira Imana, ukaregera Imana, Imana ikagutabara. Nta wundi muntu ubigizemo uruhare, Imana ubwayo ikagutabara. Abantu ikabaguhera agakiza, bagakizwa bakava mu byaha. Reka kujya mu nzira yo kwiyahura ngo nawe wiyahure. Oya, Bibiliya iravuga ngo nuko yinjira umudugudu, ngo ageze mu mudugudu ahura n'abikoreye intumbi. Nawe ndifuza ko yinjira mu rugo rwawe. Niba wari ugiye kwiyahura, Yesu yinjiye mu buzima bwawe aguhembure. Niba wari ugiye kwica, garukiraho. Yesu aracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Niba wari ugiye kwiyahura ukwiha umuti, garukiraho, rekeraho. Imana iracyafite umugambi kuri wowe. Nk'uko yatabaye uyu mwana agakira, nawe yagukiza. Niba byari bigushobeye, bizinesi zawe zikunaniye, ongera ushaka Imana, upfukama, bwira Imana. Niba utabishoboye, shaka abakozi b'Imana, shaka abahanuzi b'Imana, bagusengere kandi bakuyobore mu nzira ikwiriye. Wongere usubire mu mbaraga z'Imana. Imana niwe nzira y'ubuzima, niwe nzira y'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data atari we anyuzeho. Yesu Kristo niwe nzira y'ubuzima bwacu. Yesu niwe nzira y'uburuhukiro bwacu. Yesu niwe nzira y'ubutunzi dushaka. Yesu niwe nzira y'amafaranga ushaka. Yesu niwe nzira y'icyubahiro ushaka. Yesu niwe nzira y'imbaraga ushaka. Nta handi wabibonera, ni kwa Yesu. Urashaka ko umwana wakira? Shaka Yesu. Urashaka kwawe bakizwa bakava muri izo nzira mbi z'umwijima? Shaka Yesu. Bazamure kwa Yesu, ubaregere Yesu, ubashyire kwa Yesu. Yesu niwe ufite igisubizo cy'abo bantu. Niwe ufite imbaraga zo kubakura muri izo nzoga. Niwe ufite imbaraga zo kubakura muri ubwo busambanyi. Niwe ufite imbaraga zo kubakura muri ibyo bishuko. Nta handi bibonerwa, ni kwa Yesu. Yesu niwe uzura. Bibiliya iratubwira ngo igihe kimwe Elisa umuhanuzi ngo arapfa, baramuhamba. Muri icyo gihe ngo haza kuvuka intambara. Igihe abantu bahungaga, ngo umuryango umwe uhungana n'intumbi y'umwe muri bo, baramutwara. Ngo bikanga igitero cy'intambara ya ntumbi bari bafite. Ngo bahita hejuru y'intumbi y'igituro cya Elisa. Ya ntumbi bari bafite ihera kwirakira, yongera gusubira mu buzima. Uwo ni umuntu wabaga mu mwuka wera w'Imana. Ni umuntu wari ufite Yesu muzima muri we. Urugo rufite Imana rubasha kuba umugisha w'abandi. Urugo rufite Imana rubasha kuba inzira y'ubuzima bw'abandi. Haleluya. Uyu munsi rero ntiwite ku bintu byawe bimaze igihe kinini cyane bipfuye, bizinesi zawe cyangwa se ibyawe byose nawe. Ariko nakongera nkakubwira ngo byashoboka wongeye kugerageza. Ongera gerageza. Ongera ugerageze ushaka Imana. Shaka mu maso hayo. Shaka ubwiza bwayo. Shaka inzira yayo. Nta handi hari ubuturo bwiza, ni kwa Yesu. Nta handi hari uburuhukiro, ni kwa Yesu. Nta handi hari inshuti nziza, ni kwa Yesu. Nta handi hari abavandimwe beza, ni kwa Yesu. Nta handi hari amahoro, ni kwa Yesu. Nta handi hatanga ibyishimo, ni kwa Yesu. Nta handi kubakira, ni kwa Yesu. Nta handi hari urushako rwiza, ni kwa Yesu. Nta handi hakiza indwara,
ni kwa Yesu. Yesu niwe ukiza indwara. Nta wundi ujya uzura, ni Yesu uzura ibintu. Nta wundi uzura abantu, ni Yesu uzura abantu. Bibiliya iratubwira ngo yinjira mu mudugudu w'i Nayini, ngo yinjira amatya, ngo ahura n'abikoreye intumbi. Nawe ushobora kuba hari ibyo wikoreye uyu munsi, ushobora kuba hari ibyo wikoreye imyaka, ushobora kuba hari ibyo wikoreye amezi, ushobora kuba hari ibyo wikoreye ukwezi kumwe, ushobora kuba hari ibyo wikoreye umunsi umwe, ariko uraremerewe. Wibaza ahantu uza gutura ibyo bintu, uribaza aho bigomba gukirira, urimo uribaza uko bizagenda, urimo uribaza ikizatuma ibintu byongera kugira ubuzima, urimo uribaza ukuntu iwawe hazongera kuba umutekano, uribaza uko bizagenda. Yesu ngo yinjira mu mudugudu w'i Nayini, asanga umuryango wapfushije barimo baribaza nk'ibyo ni mvuga. Nawe ushobora kuba hari ibyo urimo wibaza, ushobora kuba hari ibyo wikoreye umunsi, ariko nta handi bikirira, nta handi wabikiza, nta wundi wabizura, ni Yesu Kristo. Niba wari umaze iminsi waramuteye umugongo, niba wari umaze iminsi warabivuyemo, inshuti yanjye, ntabwo izo nzira z'umwijima zizagira icyo zikumarira. Ubwo busambanyi uzasoza urwaye sida, izo nzoga uzasoza n'akazi bakakwirukanyemo, uzasoza ushenya urugo, uzasoza utandukanye na fiyansi wawe, uzasoza nabi. Niwanga kuva mu nzira z'umwijima uzasoza nabi, nta buzima uzagira. Ariko ahantu hari ubuzima ni kwa Yesu gusa. Ndaguhamagarira guhindukira Yesu wenyine gusa. Niba ushaka kugira ngo ugire ibintu bigomba kuzuka, vayo kwa Yesu. Turi ku munsi wo ku cyumweru, mbahamagare nshaka kugira ngo muhinduke, muve mu nzira mbi. Ndavugana n'urubyiruko, abasore n'inkumi barimo bigaragura mu byaha, bahungu bakobwa beza bacu, ni muve mu biyobyabwenge, muve mu nzoga, muve mu busambanyi, muve mu bwicanyi. Ntacyo bizabamarira, muzasoza nabi. Ariko abayobotse inzira yo kwizera Kristo bakamwakira, abaha ubuzima kandi akabereka inzira y'umucyo. Haleluya. Twari mu ijambo rivuga Yesu azura umwana w'umupfakazi. Nawe yabasha kukuzurira ibyawe, cyangwa se yabasha no kuzura abawe, ariko nta handi yifuze ko Yesu yagera iwawe nawe. Ndakwifuriza kugira ngo Yesu yinjire iwawe, Yesu agere mu kazi kawe, Yesu yinjire mu bana bawe, Yesu yinjire mu buzima bwawe, Yesu agusure muri iri joro, Yesu agusure kuri aya manywa, Yesu ahure nawe uyu munsi nawe. Nta handi hari ubutabazi, nta handi hari amakiriro, nta handi hari umunezero, nta handi hari amahoro, ni Yesu Kristo ubitanga. Niyo mpamvu n'uyu mudamu ngo yari afite umwana w'ikinege, amare kumupfusha ngo Yesu yinjiriwe, uwo mwana arakira. Niba hari ibintu wari utunze byapfuye, cyangwa se n'abawe nabo nuko, ndifuza ko Yesu yinjira mu buzima bwawe, agukiriza abawe, agukiriza ibyawe. Imana yongera isubiza ibintu ku murongo byawe, wongera usubirane ijambo, wongera usubirane agaciro. Wari ubuze agaciro, wari utakaje agaciro, wari ubuze ijambo, ariko Yesu agusubiza ijambo ryawe, Yesu agusubize ubuzima, Yesu akuzurira ibyawe, azura abawe, ahure nawe, ahindura ubuzima bwawe. So reka nsoze, ariko ndasoza ngusengera kugira ngo Imana nawe gusuri, nkuko yasuye umudamu w'umupfakazi,
ngo abuze umwana we, ariko ngo Yesu yinjiye muri uwo mudugudu ngo amukirize umwana. Nanjye ngiye kugusengera Imana igukiriza ibyawe, igukiriza abawe. Rero Imana ibaho umugisha. Ndashoje, reka mfate umwanya wo kubasengera. Imana ibatabare kandi bagire neza. Wera wa Isirayeli, ndagushimiye Mwami kubw'ijambo ryawe tuvuze. Dusanze Yesu aho yageze ubuzima buraza. Dusanze aho urugo Yesu yinjiyemo azana ubuzima. Dusanze aho Yesu yakandagiye ibyapfuye birazuka. Nanjye nsengeye uyu mudamu, nsengeye uyu mugabo, nsengeye uyu mukobwa, nsengeye uyu musore. Ndabasengeye, ndabona bari babuze inzira, ndabona byari bibashobeye, ndabona bari bagiye kubivamo, ndabona bari bagiye kubireka, ariko ndategeka uwo mwuka ubariho ubakurweho mu izina rya Yesu. Nubarekure mu izina rya Yesu. Imbaraga za Yesu Kristo zimanukira ubuzima bwabo, zibabohore kandi bakire. Business za imishinga yabo, ibikorwa bitandukanye, ndabisengeye Mana, ongera ubihagarike, ubihe ubuzima, byongere bigende neza Mwami. Ndatura umugisha w'Imana kuri iyo miryango idukurikiranye Mana. Ubaho umugisha kandi wongere kuzura ubuzima bwabo, ubazurira ababo, uzure ibyabo, uzure imirimo yabo, uzure ingo zabo, uzure ayo makwe yaragiye gupfa mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana. Utanga ubuzima, ahari ubupfu hajya ubuzima, ahari urupfu haza ubuzima mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana. Sabye umugisha ku muntu wese wadukurikiranye, uwo mugisha umugereho kandi umubohore kandi umujyane ahakwiriye kwishimira Mana. Urakoze Mwami, ndagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga kw'abera. Urakoze kuko zigitangaza muri abo bose Mwami. Ndabizi kuremya amashimwe muri bo, kandi mu gihe gito tuzumva ubuhamya, batanga ubuhamya kuko uri umwami w'abantu. Ushimwe kubitwemereye kandi ukaba bidukoreye. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Shalom.